mbere na mbere turabashuhuje mwese abitabiriye kino kiganiro kandi tubashimira cyane buryo ki mutuba hafi igihe icyo ari cyo cyose twifuza kuganiriza abanyarwanda. So ubwo rero mboneyeho gushimira abanyamakuru mwageze aha ngaha, ariko no mu gutangira ndumva twabanza tukakira bagenzi bacu turi kumwe. Ubwo mvuze bagenzi bacu ndavuga abo dukorana muri komite mpuzabikorwa ya Rwanda Bridge Builders. Ndahera kuri Ambassador Jean Marie Vianney Ndagijimana, akaba muri komite yacu ari nawe muvugizi. Bivuze ko ari uyu munsi ndetse na nyuma yaho hari ibintu mwifuza ko mukomeza kuganira, mwajya rwose igihe tutabatumiye namwe mwamutumira mukaganira. Hari na mugenzi wacu Pierre Claver Nkinamubanzi, akaba nawe ari umwe mu bagize komite mpuzabikorwa ya Rwanda Bridge Builders. Uyu munsi tunari kumwe na Noel Twagiramungu. Noel Twagiramungu ayobora rimwe mu matsinda yo muri Rwanda Bridge Builders rizwi ku izina ry'itsinda ry'isesengura n'igenamigambi. Bakaba bakunda kudukorera akazi keza cyane kameze nk'ibyo mvuze byo gusesengura no kugena imigambi. Emwe mu minsi ishize ku nama rusange twakoze banatugejejeho raporo, wenda nituza kugira akanya ashobora kuza kugira icyo ayivugaho. Ubwo rero niyo mpamvu ku munsi wa none tunejejwe cyane no kuba dufite kano kanya ko kugira ngo tuganire. Hari ibibazo bimaze iminsi bibaho bifitwe n'abanyarwanda, noneho tukumva yuko hari aho bigera tukumva ari byiza ko twahura tukaganira, tukagira icyo tubamenyesha uko tubona ibibazo runaka byugarije igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'uko tubona bimwe mu bisubizo twumva twifuza gutanga. Ibyo tubibagezaho mwebwe nk'itangazamakuru kugira ngo bigere ku banyarwanda, ariko no muri rusange no kugira ngo n'abafata ibyemezo mu Rwanda bamenye yuko igikorwa cyo gutekereza u Rwanda rwa none n'urw'ejo hazaza ko tugifite ku mutima wacu, kandi ko twiteguye gutanga inama n'ibitekerezo ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho impinduka abanyarwanda banyotewe. Ni muri urwo rwego rwo ku munsi wa none hari ingingo twifuza ko tuganiraho. Mwumvise ko mu minsi ishize ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Mozambique. Kohereza ingabo z'u Rwanda mu gihugu cya Mozambique ni bimwe mu bijya bigaragaza akarengane gakorerwa abanyarwanda. Ku banyarwanda muri rusange ni ukutagishwa inama ku kintu nk'icyo ngicyo gikomeye, ariko ku ngabo mu buryo bw'umwihariko ni akarengane kazikorerwa, kuko iyo woherejwe ahantu kujya kurwana hari abasigaye ubuzima bwabo rimwe na rimwe kandi tutari kubona inyungu bifitiye igihugu cyacu. Bivuze yuko ku ngabo nazo nituvuga bakorerwa akarengane ntitukazibagirwe, kuko zijya zisiga ubuzima bwazo mu mahanga mu bintu nk'ibyo by'amaherere. Hariho ibibazo mwumvise mu minsi ishize bijyanye no kuneka, aho usanga gahunda ubundi ngo zikoreshwa mu kuneka abantu bakora iterabwoba, iwacu zikoreshwa mu kuneka abantu batanga ibitekerezo. Bitwereka yuko iwacu aba bateye ubwoba ni abo ngabo, nabo batanga ibitekerezo. Tukumva rero yuko mu gihe nk'iki ngiki tushobora kuza kugira icyo tubivugaho dukurikije n'ibibazo runaka namwe muba mugenda mwibazaho. Ariko nanone mwumvise mu minsi ishize ku bijyanye na Minisiteri y'Ubwiyunge bateganya gushinga, nabyo twumvaga twifuza kuba twaza kugira icyo tubivugaho ku munsi wa none. Kuri twebwe navuga yuko muri rusange igitekerezo ubwacyo twemera ko ari igitekerezo cyiza, kuba batekereza ko abanyarwanda bakeneye kwiyunga. Ni nacyo cyatumye natwe dushinga Rwanda Bridge Builders, ni ukugira ngo dufashe abanyarwanda guhura, ni ukugira ngo dufashe abanyarwanda kuba baganira. Navuga rero icyo tubona gusa kigomba kwitabwaho ni uko igikenewe ni ubumwe hagati y'abanyarwanda, ni ubwiyunge hagati y'abanyarwanda. Si ukugira ngo abanyarwanda babe umwe na leta, si ukugira ngo abanyarwanda leta ibigarurire nk'uko hari gahunda zimwe na zimwe twagiye tubona. Ni ukuvuga ngo igitekerezo cy'ubwacyo ni cyiza, kandi muri Rwanda Bridge Builders twiteguye kuzatanga n'ibitekerezo kuri iyo ngingo. Hari abari kubyigaho neza ku buryo nimara gutungana namwe twazayibagezaho,
ariko ari gahunda yo kuvuga ngo niba hari igikozwe gikwiye gukorwa mu murongo uyu nguyu kugira ngo bigirire abanyarwanda akamaro, mu murongo koko wo gutuma abanyarwanda biyunga, kuko byo turabibona ko bikenewe, dukunda no kubiganiraho cyane. Hano rero navuga yuko icyatumye nanone ku munsi wa none duhura, twababwiye yuko Noel akuriye itsinda ry'isesengura n'igenamigambi. Mu minsi ishize birashoboka ko mu itangazamakuru mwaba mwarabonye itangazo rijyanye n'inama rusange RBB yari iherutse gukora ikaganira kuri iyo raporo. Ni raporo ishobora kuba wenda yazagira ibindi inozwamo, ariko muri rusange ibitekerezo cyangwa se amahame ayikubiyemo agaragaza buryo ki twifuza u Rwanda rubereye buri wese, u Rwanda ruhumuriza buri wese, u Rwanda buri wese abasha kugiramo ijambo n'ubwisanzure. Akaba ari nayo mpamvu ku munsi wa none twavuze ngo mu kuganira bibaye ngombwa hari bikeya dushobora kuba twayibabwiraho, ariko nanone no mu buryo bwisanzuye, na nyuma y'iyi nama hazabaho uburyo bwo kuganira ku buryo ibiganiro ntabwo biri burangirane wenda ni press conference y'uyu munsi. Tutabatindiye rero rwose muri kano kanya dushobora gufungura urubuga kugira ngo abafite ibibazo mubashe kuba mwabibaza, hanyuma natwe uko turi ahangaha bagenzi bacu banjye naberetse barafasha mu gutanga ibisubizo, dukomeze tugirane ikiganiro cyiza mu bwisanzure, haba mu kubaza ndetse no mu gusubiza. Turabashimiye cyane nk'uko twatangiye tubivuga ku musanzu mutanga mu kubaka u Rwanda, kandi ku buryo muha urubuga abantu kugira ngo bageze ibitekerezo ku banyarwanda. Ahasigaye rero ndumva ijambo ari iryanyu kugira ngo mubaze ibibazo, byaba byiza bibaye kuri izo ngingo twateguye kuganiraho ku munsi wa none, kugira ngo wenda hari tubone amahirwe yo kugira icyo tuzibwiraho abanyarwanda. Murakoze cyane rero, umwanya ni uwanyu. Wazamuye ikiganza Bwana Senga Emmanuel na Serge, ndabona ari uko muri bukurikirane. Emmanuel yabanje, hakurikiraho Serge Ndayizeye. Murakoze Bwana Ambassadeur, sinzi muranyumva? We uciyemo kabiri. Ndakora kuri telefone. Là c'est bon, là c'est bon. Noneho turakubona mu maso neza. Okay, ndakora kuri telefone kuko ndi ku kazi, ni nayo mpamvu hari nsabye ijambo mbere nuko ndikunda amasaha yacu ari cyatucanga bamwe muri muramgo mwatashye hano muri Amerika turarimbanyije akazi. Mukanya mfite indi nama ya departement ndimo, bref nta mwanya uhari, nicyo gituma nzamuye akaboko mbere kugira ngo mbaze ikibazo cyanjye. Rero mbashimiye ko mwateguye d'abord iyi conference de presse kuko ni ikintu gikenewe, abantu dukeneye kungana ibitekerezo, igice n'ikijyara ngo gikore kitamenyekanisha ibyo gikora, ibibazo bibe hari abantu babiganireho, ikintu cy'ingirakamaro vraiment cyo gushimirwa. Nkaba rero nagira ngo mu ijwi ndabaza nk'umunyamakuru wa Radio Urumuri. Ubushize nagize ikiganiro kuri Radio Urumuri, natumiyemo biri n'amahire, natumiyemo Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana dufite imbere yacu, natumiyemo umugabo Celestine nawe wakoranye na Ambassadeur Jean Marie Vianney, Celestine Sengiyumva. Twaganiriye kuri ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda zijya gutabara mu mahanga. U Rwanda rukaba rwarigize igihangange, rwumva rumeze nk'igihugu aho rukomeye ruba rwahageze. Ibibazo rero twaganiriyeho twibazaga niba uko kubikora babikora bafite manda y'abaturage, turabizi ntabwo ari byo. Ikindi cya kabiri twibazaga niba yenda hari umugambi Museveni yigeze kuvuga mu nama yigeze kuba ariwo bashyira mu bikorwa, ubwo Museveni yavuga ko ngo bafite umugambi wo kuzunga ngo ibihugu byose bimanuka kuri Nile bikazagera epfo muri Afurika y'Epfo. Amazina yarayavugaga. Ndibuka ko twungana ibitekerezo muzabyumva no mu migano twagiranye, sishaka kuba muremure cyane. Abatumirwa banjye Ambassadeur Ndagijimana, Celestin Sengiyumva bavuga ko benda Museveni yabivuga akiri umusore ko ibyo bintu yenda ashobora kuba bitakibifite cyangwa bitari ukuri.
ngewe nanze kurana kuko nk'umunyamakuru ugera kukaha urubuga abatumirwa nagiye kuryama ntanyuzwe none ikibazo nagira ngo nyigarure imbere yanyu ese koko iriya mpire hima bajya bavuga ibyo Museveni yavuze avuga ngo bifitemo mission cyo gihe ndibuka ko n'abajenese iyo mwumva mvuga ngo Museveni afite mission ni mission ye ku giti cye cyangwa ni mission yayihawe n'ibihe bihugu ahantu ko yenda hagomba kuhaducika nk'abanyarwanda twasesenguye nicyo kibazo nagira ngo nzane imbere yanyu kugira ngo yenda tucyungane ibitekerezo mufite ibitekerezo binyuranye ibyo bagenzi banjye batumirwa banjye bampaye narabyumvise ariko nari nyigaruye kugira ngo mucyongere ibitekerezo mukamukoze rero kukigarukaho murakoze. Emmanuel Senga murakoze bw'ambasada Jean Marie mwabanye muri icyo kiganiro haragushubije byafasha kurushaho buri afite background kuturusha. gato kuri icyo kibazo reka Serge nababaze ndagira ngo nkomplete icyo kibazo Comrade Emmanuel avuze mu minsi ishize ubwo bizizaga muri African Union Museveni yongeye kugaruka ku kintu nk'icyo nanone ariko avuga ku kintu cya East African Community avuga ko yifuza ko yaba federal kijya gusa n'icyo kibazo cya Senga gato ariko ntabwo ikibiganiro yagiranye namwe nacyumvise ariko ikintu cya Federation Federale ya East African Community yongeye kukirezinga avuga kugira ngo uriya muryango ugire imbaraga East African igomba kuba federal so nako nagira ngo nongereho ngiye ikibazo cyakiraza Serge icyo kintu uvuze nicyo Justin Museveni yavuze ko ashaka ko biriya bihugu banza ari 8 wera rugura aho ngaho muri za Sudan ukajya muri Afrika y'Epfo bizaba igihugu kimwe one nation igihugu kimwe ibyo uvuga rero nibyo nubwo yagarutse kuri East Africa ariko mu mutwe haracyarimo bya bindi byose yabivuze mu kwezi gushize nanabikoze wabaza icya kabiri cyangwa ngasubiza icyo mwuzuzanyijeho mugakomeza ikindi kibazo. Ikibazo cyane nacyo kijya kumera nk'iki kirebana n'ingabo z'u Rwanda muri SADC ahubwo ngenda baza nti mutekereza iki kuba bahise bimurira ambasaderi w'abanyamerika muri Mozambique nawe yari i Kigali none ahise yimurirwa muri Mozambique ese ntabwo mubona ko u Rwanda atari rwo rwikoresha ahubwo hari izindi mbaraga z'amahanga kuba deployment y'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique na ambasaderi w'Amerika Peter Vurman agahita nawe yimuriwe muri Mozambique ibyo bintu mwabihuza mute niba mwagira icyo mubivugaho. Urakoze reka nsubize kiriya cya mbere Gilbert ansabye gutangaho igitekerezo ngewe rwose navuga ko kohereza ingabo muri Mozambique cyangwa muri Central Africa cyangwa muri Mali nkeka ko atari Empire Hima ni ubushake bwo kuba mpatse ibihugu bw'abayobozi b'u Rwanda wenda niyo icyo gitekerezo cya Empire Hima cyaba cyarigeze kubaho ariko ndakeka ko hari imirwaniro y'abajihadiste ntabwo ariho bazajya gushyira Empire Hima. Biriya bintu birimwo amafaranga atagize aho ahurira n'abahima atagize aho ahurira n'abatutsi atagize aho ahurira n'abahutu. U Rwanda rufite igisirikari Perezida Kagame yahinduriye mission inshingano z'igisirikari cy'u Rwanda yego mu Rwanda hari abasigara ugakomeza guhohotera rubanda ariko mu by'ukuri bahawe mission yo hanze yindi umuntu wabivuze neza no witwa General Mubarak Muganga niwe wavuze ati nta ntambara dushaka hano hafi kuko iwacu ni hato turashaka kwagura ikirere cyacu ni nka espace vital kwagura mission y'igisirikare cy'u Rwanda kandi rero nkuko nabibwiye Bwana Emmanuel mu kiganiro twagiranye biriya bintu ntabwo bikorerwa ubusa ntabwo ari gratuit u Rwanda rurabihemberwa
ubwo rero niba ari no kubaka ampire izina umuntu yayiha sinamenya ngewe ampire hima sinyibona muri biriya bikorwa, ariko hari ubushake bwo kuba igihangange gikora nk'abacanshuro, kuko ibyo bakora barabihemberwa. Kandi koko nk'uko Emmanuel yabivuze, ntabwo ari Central Africa yishyura, ntabwo ari Mozambique yishyura, kuko bisaba moyens nyinshi cyane. U Rwanda ntirufite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga yo kohereza abasirikare ibihumbi bingahe hirya no hino, kubatungira iyo boherejwe, kandi atari Loni ibakoresha. Ntabwo rufite amafaranga ya logistique, intwaro wabonye bafite muri Mozambique, kuko hari za image zahise ugasanga ari intwaro zitavuye i Kigali, zifite ahandi wenda ziva, kuzitwara kuzigeza aho zigomba kurwanishwa. Ni ibintu byo kwinjiza amafaranga, nk'aho ibihugu bifite zahabu, bifite diyama, bifite coltan, bicuruza ibyo bikabiboneramo inyungu, bakavanamo amafaranga yo gushyira muri budget y'igihugu. Uri u Rwanda ushobora gusanga haraho mperetse kubibona ruri mu bihugu bifite budget nyinshi muri Afurika. Ntabwo ari production y'igihugu ituma bagira budget zingana kuriya, ni amafaranga udashobora no kubona wenda ahantu yanditse yinjira, ariko barabihemberwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Abasirikare b'u Rwanda babaye nk'abacanshuro bakoreshwa muri ubwo buryo. Ivyerekeye ko bakubaka iyo empire, nta cyerekana muri iki gihe ko Museveni na Perezida Kagame baba bafite umushinga umwe wo kubaka empire, keretse niba hari empire ebyiri. Naho ngarutse ku byo yaba yaravuze nanone vuba aha bya federation, uriya ni umushinga wa kera, ni umushinga navuga ko ushaje kuva muri 1963. Kuva muri 1963 OUA, Organisation de l'Unité Africaine, ishingwa. Niyo nshingano abashinze nyine uwo muryango bari bafite, kubaka Afrika imwe. Ba Nkrumah, ba Nyerere, ba Modibo Keita, bariya bose ba Sékou Touré, cyane cyane bariya baba revolutionnaire, baravuga bati tugomba gushyiraho Union Africaine, ariko noneho buri karere kakagira nako federation yako. Nyerere hari iwacu niwe wageze haravuga ati biragoye mu karere kacu kuko hari ibihugu bifite kanseri y'amoko, reka tubanze tubafashe gukira iyo kanseri, nibamara kuyikira tuzabona gukora federation, naho ubundi bashobora kuza kwifatanya natwe bakatwanduza. Ibyo ni ibintu biri mu mateka rwose. Nyerere niwe wageze aho abwira abagenzi bati twitonde, kandi koko byaje kugaragara aho u Rwanda n'u Burundi byinjiriye muri East African Community, niho ibibazo bimwe na bimwe bijyanye n'amoko byatangiye ku buryo bugaragara, keretse abadakurikira, ariko byarabaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi muri East African Community, hagati mbese twarabavangiye. Ariko koko ideal yaba ko abanyafurika nabo bakora ikintu kimeze nka Union Européenne, tugahuriza hamwe. Kandi no mu mushinga nyine wa Afurika na nyuma byarakomeje, hari n'umushinga nyine wo gukora ubutaka na territoire, ubukire, ubukungu bw'ibihugu buhurizwa hamwe, Afurika ikaba nk'aho ari igihugu kimwe mu byerekeye ubucuruzi, mu byerekeye echange izo arizo zose, ariko biracyari kure. Ariko uwavuga ngo ni icyifuzo, yavuga ko ari icyifuzo cyiza, abanyafurika babishoboye. Ntabwo Afurika yose yaba empire hima, yaba empire africain. Icyo gihe washaka kujya kuzanamo utuntu twa particularité byamugora rwose. Njye ndumva ari uko nabisubiza, ni ukuvuga ko donc union fédération ni icyifuzo cyiza, kuko l'union fait la force.
niko ababirigi babivuga kandi natwe turabivuga. Icyakora hakaba hakiri ingorane, twaba twizeye kandi ko bariya bohereza abasirikare mu mahanga si ukugira ngo bubake ubumwe, ahubwo ni ukugira ngo bajye kuzana akaduruvayo mu bindi bihugu babaye kurangiza nako kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Noneho bagiye kwigisha abanyamahanga kwiyunga n'amahoro natwe tudafite. Nabandekeye aho, noneho wenda abandi tugafatanya gusubiza. Merci. Ambassador, urakoze. Icyo numva wanagisobanuye neza cyane, nta bindi twirirwa dukenera kongeraho kuko hari akantu ngera ashaka kongeraho. Gaspard hari icyo yasabye ijambo yazamura urutoki. Hari akantu ushaka kongeraho juste ku bisobanuro bya Nohe kandi hari nawe uzamure tubone. Si vous me permettez. Ngira ngo ibibazo bagenzi bacu babajije Senga na Serge Ndayizeye bifite ishingiro, ariko hari akantu kamwe nshaka kongeraho, nuko biriya bintu byo kohereza ingabo hirya no hino Kagame agenda akora, tugomba kubyumva no ku miterere y'ubutegetsi buri mu Rwanda. Ubutegetsi buri mu Rwanda n'ubutegetsi budafite ikintu umuntu yabita asize ya rubanda, ukuvuga ko ari ubutegetsi buteretse ku kantu gatoya. Nakavuga ati ikintu cyonyine cyamfasha kugira ngo nkomeze nigire igihangange nk'uko mwabivuze, ni ukwishyira mu maboko y'amatsi ibihugu, ni ukwishyira ku bantu b'abagabo. Mbese ni systeme y'ubuhake bya bindi bavuga guti ndakennye ntabwo nkomeye, ngiye gushaka umuntu mpaka. Kera muzi ko iyo hakwaga n'umugabo niho wabaga ukomeye, nawe nibyo akora, aravuga ati mpatswe n'umugabo. Reba Kagame ni mpatswe n'umugabo. Niyo mpamvu mwumva ko ufite ijambo Kagame atajyanye ziriya ngabo muranoza babatsi ibihugu abazijyanye bati ngwino. Icyakora hari icyo nemeranyaho namwe nuko ni ubucanshuro effectivement, ariko n'ubucanshuro uretse ibyo bintu by'amafona n'inyungu zo kugira ngo agume ku butegetsi. Ni ukuvuga ko adakoze biriya ntabwo yamaraho n'umwanya, ariko ni bya bindi duhora tuvuga. Buriya baravuga bati nese twashyiraho Ndagijimana twamubwira agakunda. Donc ni nk'akantu biboneye batoraguye basanga nawe afite iyo besoin, afite icyo kintu cyo kugira ngo bamurinde ajya muri iyo logique. Nako nashaka kongeraho naho ubundi ngira ngo ibyo bavuze nibyo. Voilà. Gaspard bivuga ni ukuri Gilbert. Hari ni article nziza yasohotse mu kinyamakuru cya Gaspard ya Eco d'Afrique, ndakeka ari we muyobozi wayo. Bakoze article nziza yuzuza ibyo twavuze, kandi nawe ibyo yavuze mu kiganiro twakoze na Emmanuel twari twabigarutseho. Ndakeka Noel, hari icyo washakaga nawe kuvuga? Hari icyo nashaka kuvuga ko zamura ikiganza birananiye rwose. Nshimye kiriya kibazo Nsenga kibajije ko aho bariza abantu benshi hari ibintu abantu baba bavuga. Wenda nabitangaho igitekerezo kuko iyi ni ingingo namukozeho maze imyaka nk'icumi nkora ubushakashatsi ku bibazo by'intambara zambukiranya imipaka muri Afurika. Hari ikintu cyagaragaye naho ibyo bitekerezo byakunze kuvugwa. Museveni atangiza ziriya ntambara nizo mu karere, abantu bibuka muri 1995 ubwo haberaga inama i Kampala mu Buganda, ko mu Buganda mu majyaruguru y'Ubuganda ifatanijwe n'Abanyamerika. Mu by'ukuri umugambi wari wo guhuza ingabo zigomba gufasha Garange akirwana muri Sudani y'Epfo, bashaka gufata Sudani. Izo ntambara bavuga rero ko Kagame cyangwa n'abagenzi be bavuze bati byiza gutangira intambara i Buganda izatugora, reka tubanza dushake Kongo, ni ukuvuga yari Zaire nka bazariyeri. Aha rero niho twabonye ingabo z'Ubuganda, iz'u Rwanda, iza Ethiopia, iza Eritrea n'iza Sudani y'Epfo zifatanya mu ntambara ya Kongo. Aha twakwibutsa ko Ethiopia na Eritrea bo batanze bari mu by'iperereza muri intelligence, baja banabivuga babitangamo urwenya ko Eritrea bakodesheje amahoteli yose y'Kinshasa, barayakodesha kugira ngo atagira umuntu wundi uzamo.
barayafata bayamaramo igihe. Iyo ntambara rero nibwo abantu batangiye kubivuga batari ko bariya abantu bafitanye isano, urababona benshi bakagenda nyine babihuza n'ibyo bya hima. Urabona ibibazo by'amoko uko bigenda abantu babyumva, bagashaka kureba icyo bapfana. Muri Kongo hakaziramo abanyamurenge, ariko hari ibintu bibiri byaje kuba nko muri Afurika, cyane cyane abantu bashatse kubyinjiramo cyane ni Abarundi, kuko Abarundi Abatutsi b'i Burundi tujye tubivuga gutyo, bumvaga byabafasha. Ariko iyo abantu bavuga mpira hima bakavuga bati ni Museveni wayigiraga, biratangaza kuko Museveni wanze ko Abarundi babijyamo, ndetse aranapushinga igihe Bagaza yarongeye gufata nako Buyo yarongeye gufata ubutegetsi muri 1996, babufatira ibihano muri East Africa. Urumva harimo utuntu twa contradiction wibaza utese kuki babujije Buyoya n'igisirikare cy'Abatutsi kwinjira mu yampire niyo rero bashakaga, ahubwo bakabategeka kugirana imishyikirano n'abari Abahutu. Ibyo ni ibintu umuntu abagomba kwibaza, usubiza wenda abafite ibyo bitekerezo babireba gusa mwako kantu gatoya kamoko. Ikindi cyaje kugaragara rero nuko abo bari bafatanije urwo rugamba mu by'ukuri, nubwo hano muri Amerika babashyigikiraga cyane, muri Perezida Clinton aje muri Afurika muri 1998 yagendaga avuga ati rwose ati hari itsinda ry'abasore bazanye ubuyobozi bushya, nibo mizero ya Afurika, nibo bazazana demokarasi, nibo bazazana iterambere muri Afurika. Ariko icyaje kugaragara nuko bo ubwabo bashwanye. Eritrea na Ethiopia bararwanye, bapfusha ingabo zigera ku 80 barwanira akantu gato gusa k'umupaka wa Eritrea na Ethiopia. Hanyuma ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda nazo zirwanira Kisangani. Kuva icyo gihe mu by'ukuri byagaragaye ko izo ngabo cyangwa ibyo bihugu byari bigoye kugira ngo bongere kugira umugambi bahuriraho. Aho nagira gusa ngo ntange ayo makuru ku bantu babibaza bakibivuga. Kenshi biroroshye kurebera ibintu mu ndorerwamo gusa ntoya, ukavuga uti oya bari abantu n'abavandimwe bafite ibyo bapfana, burya baba batubeshya, hari ibyo bakorana mu ibanga. Nagira ngo mvuge ko amakuru dufite, amakuru agaragara yerekana ko abo bantu bafite ibyo bahuriyeho koko, ariko hari n'ibindi bapfa, cyane cyane ikintu cya buri wese kwikunda, buri wese kwerekana ko ari we mugabo, ashaka kwereka ko ruta abandi. Aha nagira ngo umuntu akanya ko gusubiza no ku iki kibazo cya Mozambique, kwizi ngabo rwose uko bagenzi banjye babivuze, usanga u Rwanda ingabo bohereza mwabiriya bihugu duhere no kuri Central Africa, mu by'ukuri hari umurimo ingabo z'u Rwanda ziri gukora wari umaze igihe muri Afurika ntawe ukora, kuko kera hari imyaka yashize bakoresha abamerisoneri, abitwa ba Bob Denari, abitwa ba Mad Mike wo muri Afurika y'Epfo. Kenshi iyo habaga ibikorwa nk'ibi bashakaga abo bantu akaba aribo bahereza, bakabaha amafaranga bagashaka ingabo zijya kurwana. Barwaniye mu buti igihe kinini muri za 70 na 80. Ariko ubusanga u Rwanda kubera ko abamerisoneri ahanini ubu ngubu babafata nk'abateroriste, ntabwo bicyoroshye ko umumerisoneri akora ibikorwa nk'ibi. Biracyakorwa nk'ubu ngubu. Ejo bundi abamerisoneri bishe perezida wa Haiti, ibyo byo turabibona, ariko ni ibikorwa bitagikunze kugaragara. Ubu rero usanga u Rwanda ingabo zarwo zisigaye zikoreshwa ahubwo mwibwe bikorwa by'ubumerisoneri. Ni ukuvuga umumerisoneri ni ingabo zoherezwa ahantu gutabara umuntu cyangwa agatsiko kanaka k'umuntu, ariko ntawe byabazwa. Ni ukuvuga zihaguye ntawe bizabazwa. Usanga rero nko mu Rwanda barabikora kuko ingabo, Gaspard ngira ngo abivuze neza, ntabwo ari ingabo z'igihugu nyine, ni nk'ingabo z'umuntu, azirwanisha uko ashatse, azohereza aho ashatse. Ntabwo dufite abadepite bahamagaza guverinoma bati izi ngabo muzohereje gute, zigiye kuyahe masezerano. Aha ngaha rero muzanyemo n'ikibazo cy'Abanyamerika.
ni ikibazo cyiza cyane kubera ko ambasaderi wari i Kigali ubu ngubu bagiye muri Mozambique, ariko hari n'ikindi mutabajije, ni uruhare rw'abafaransa. Ni uruhare rw'abafaransa kuko izi ngabo zigiye muri Mozambique ni dosiye barabivuze ko ni abafaransa bayinegosiye. Harimo abafaransa, harimo za Totali nizo ziri gutanga amafaranga kuko aho bacukuraga ziriya za gaze mwa kariya gace nyine imirwano irimo cyane cyane, ubu Totali n'andi masosiyete yahagaze gucukura iyo mirimo. Ni ukuvuga aho biratangaje kuko SADC yari igiye koherezayo ingabo no kuzohereza, ariko ingabo z'u Rwanda zigiye mu bundi buryo. Ni ukuvuga ko urebye nta nubwo zigiyeyo gutabara mu by'ukuri abanyamuzambike, ntacyo zipfana n'abaturage, zigiye kurengera ibikorwa bya bariya abanyamahanga bariyo. Aho rero twabona ko ni igikorwa cy'ubucanshuro. Ubwo rero umuntu abihuje n'abanyamerika, ngira ngo mwari mwabonye abafaransa bagomye kubivuga, ndetse na Marie Le Pen uriya wo muri opozisiyo y'Ubufaransa niwe ari we watanze ikiganiro mbere avuga ati hariya niho umutima w'Ubufaransa wagombye kuba uri kuko ari ubukungu. Ntibyatangaza ko n'abanyamerika bari muri ibyo, bari kurwanira buriya bukungu. Ingabo z'u Rwanda zikaba zigiyeyo nk'abacanshuro bari gukoreshwa mu kurengera izi nyungu z'abanyamahanga, ariko cyane cyane z'aya masosiyete acukura uyu mutungo kamere. Aha rero twavuga twebwe nk'abireba u Rwanda gusa, twavuga ko ikibazo ni uko izo ngabo zigumya gukoreshwa mu buryo mbese bw'ubucanshuro, ni ugucuruza abana b'u Rwanda ku nyungu z'abanyamahanga. Nako gusa nagira ngo nongereho. Murakoze. Noel, urakoze cyane. Ndumva icyo uragisubije kijyanye no kuba ambasaderi w'abanyamerika yaragiye muri Mozambique. Ndumva kuri iyo point uvuze y'ubucanshuro, ubundi no ku bacanshuro basanzwe ajya guca inshuro nyine iyo nshuro akanayibona, ariko kuri bariya birasa nk'aho ibyo ajya gukora mu by'ukuri ashobora gusigayo n'ubuzima bwe, ariko umuryango we ntugire icyo ubona. Hano ndagira ngo byumvikane yuko n'iyo nshuro ntabwo bariya abasirikare basigaye ubuzima bwabo ibageraho. Niho dutangira tuvuga yuko turabibonamo akarengane gakorerwa ingabo z'u Rwanda, kuko n'abari abanyarwanda nibwira yuko dukwiye kujya tuzirikanaho no mu bikorwa dukora. Ndumva twakomeza n'ubundi kubasabye ijambo. Ku rutonde ndabonaho Claude Marie Bernard, ndabonaho Emmanuel Senga, ariko na Loise Simunga ndabona nawe ko ashaka ijambo. Ubwo bashobora gukurikirana gutyo. Sinzi ya Loise niba yashakaga kubanza wenda bijyanye n'ibyo bavugaga, ariko atari ibyo ashobora gukora. Ni Claude wasabye mbere. Ni Claude wasabye mbere we. Okay, good. Aloise, ariko Aloise impamvu nari mvuze gutyo nari namugize ku host menya adashobora kuzamura ikiganza, aricyo kibazo yagize. Uretse ko n'ijwi rye ritazi, n'ubundi n'ijwi rye ntabwo riri kuza. Reka Claude ababaza Aloise. Claude wabubaza hanyuma Aloise ubwo yaza kugira. Murakoze cyane. Amazina yanjye ndi Claude Maria Bernardo Kayitare, ndi i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Nifuzaga kubasubiza inyuma gatoya mubinyemereye, kubera ko ibibazo bya mbere byashingiye ku kiganiro Emmanuel Nsenga yagiranye n'abatumirwa bari barimo ambasaderi Jean Marie, ariko nk'uko Gilbert yintroduije avuga, yavuze ati bariya abasirikare boherezwa kuri manda yandi, abaturage babiziho. Ngere ikibazo cyanjye ahantu gishingiye, hano dufite abadiplomate nka ambasaderi Jean Marie, dufite abashakashatsi nka Dr Twagiramungu. Ubundi ubusanzwe mu gikorwa nka kiriya, iyo atari ubucanshuro nk'uko mumaze kubivuga, ubundi gikorwa nka kiriya kugira ngo ingabo z'igihugu zoherezwe mu kindi gihugu gukora imirimo ishobora gutuma abana b'u Rwanda, abana b'icyo gihugu batakariza ubuzima bwabo, ubundi bigenda bite? Iyo manda itangwa ite? Binyura hehe? Noneho abariho duhera turebe koko bari abantu ibyo bakoze niba biri mu kuri, cyangwa se niba bifitiye koko inyungu abenegihugu. Murakoze cyane.
ndagira ngo mvuge akantu gato. Nishimiye ikibazo cya Claude Marie, ariko nanone ntitwibagirwe ko turi muri conference de presse, ntabwo turi mu nama yo kwanaliza les événements. Hari itangazo twasohoye mu minsi ishize tuvuga kuri iki kibazo cyo kohereza abasirikare muri Mozambique. Nibaza ntese ibibazo bibazwa ahubwo hera kuriya kugira ngo nyine tubabwire position ya Rwanda Bridge Builders y'urwego nyungurana bitekerezo icyatumye dukora ririya tangazo, naho duhagaze kuri kiriya gikorwa nyine cyo kohereza abasirikare. Ndakeka ari byo byaba byiza, no analyse wenda nazo zikazamo, ariko tubanje kurangiza kubasobanurira impamvu twakoze ririya tangazo, ibirimo icyo tugamije kubivuga. Ndakeka byemeye wenda umuntu ashobora, Gilbert uvuye mu Rwanda vuba ashobora kuvuga uko mu Rwanda bigenda kugira ngo ibyemezo nka biriya bifatwe byo kohereza igisirikare, ariko noneho nyuma tugahita tujya kuri ririya tangazo rya RBB. Ariko byo wenda tutanabitinzeho, kuva kera kose ingabo z'u Rwanda zoherezwa mu mahanga, byatangiye ngira ngo zoherezwa muri Kongo, byakunze kugaragara yuko zagendaga yaba ari inteko ishinga amategeko, yaba ari n'abandi bayobozi ku nzego zitandukanye, hatabayeho kubiganiraho mu buryo ubwo aribwo bwose. Numva rero wenda kubijyanye n'urwego rw'ibiteganywa mu mategeko, ese ni ibihe? Hari umunyamategeko ashobora wenda kuturusha kumenya ngo amategeko ubundi ateganya ko bikorwa gute, kuko nibwira yuko ibyo ngibyo hakabaye hari amategeko runaka biteganya. Ibyo rero wenda muri twe nta wayasomye ngo avuga ati ubundi amategeko ateganya gutya, twabivugaho. Ariko mu bindi bihugu tumenyereye kohereza ingabo mu mahanga, inteko ishinga amategeko nk'ijwi rya rubanda babigiramo uruhare, bakagishwa inama, bakabyapuruva igihe bumva biri mu nyungu z'igihugu cyabo. Ngira ngo twebwe tutagiye muri analyse zikomeye z'amategeko, icyo nicyo tubonaho yuko ingabo z'u Rwanda zoherezwa mu mahanga nta banyarwanda bagishijwe inama, at least biciye mu nteko ishinga amategeko. Nk'uko rero wenda twabivugaga, dushobora gukomeza n'ibindi byaba biri kuri gahunda y'uno munsi, kugira ngo twe kwibanda kuri icyo ngicyo gusa, kuko nk'uko ambasada yarabivuze hari itangazo rijyanye nacyo twasohoye, ariko ryagaragazaga yuko twavugaga ibyo bibazo nyine byo kuba ingabo zoherezwa gutya gusa kandi zigasigayo ubuzima, kandi ugasanga aho zigiye wenda ari mu gace utabonamo inyungu z'u Rwanda izo arizo zose, nk'uko biri gukorwa none aha ngaha muri Mozambique. Ubwo rero twababwiye n'ibindi biri ku ngingo z'uyu munsi, nibwira yuko dushobora kuba twakomeza, wenda hari ufite ikibazo kuri ziriya ngingo zindi nazibibutsa. Twababwiye yuko hari ibijyanye na Minisiteri y'Ubwiyunge iherutse gushingwa, hari iriya raporo yasohotse, nako itangazo rivuga kuri raporo y'isesengura n'igenamigambi RBB yari iherutse kwigaho. Hari ufite ikibazo kijya kuri aho ngaho ashobora kuba yakibaza nawe, ubundi tugakomeza. Jemane, hari ingingo ikomeye wenda twabanza kuvugaho iri no muri ririya tangazo. Ni uburyo leta y'u Rwanda ikoresha igisirikare cyayo nk'abacanshuro, ariko abo bacanshuro bagamije no kujya guhohotera abanyarwanda baba mu mahanga, impunzi, haba muri Central Africa, haba aho zagiye zijya hose, no muri Mali, haba cyane muri SADC, muri biriya bihugu bya SADC. Twavuze ko ni ibintu bibabaje, kandi koko turabyamagana tuvuye inyuma. Leta yakoresheje buriya buryo kugira ngo batangire gufata no guhohotera nyine abanyarwanda. Uwa mbere bahise bacakira bakamushimuta ni Kasiyani Ntamuhanga. Ibyo ngibyo RBB nanone yagaragaje ko, kandi dukomeje kubisubiramo, kiriya gikorwa ni igikorwa cy'iterabwoba, ni ukuvuga terorisme. Baravuga ngo bagiye kurwanya abateroriste, nabo bakagenda bakora terorisme.
ni igikorwa kizatuma u Rwanda rwangwa kurushaho mu bihugu by'amahanga cyane cyane muri kariya karere nk'uko byari bisanzwe n'ubundi muri Afurika y'Epfo babareze kwica Karegeya Patrick, babareze kurasa General Kayumba Nyamwasa. Abo bose ni abanyarwanda b'impunzi nkatwe. Abanyarwanda rero bagomba kumenya ko nubwo bababwira buri munsi ngo twishe abajihadiste 50, uyu munsi nabonye bavuga ngo hari abo bacakiye babagwa Gitumo noneho barabica bose, ariko mu by'ukuri hari n'ibyo batababwira. Ibyo batababwira ni uko batangiye no mbese kubuza amahoro abanyarwanda batuye muri Mozambique. Byaratangiye, ntabwo ari Kasiyani gusa, n'abandi bose batangiye kujya bajya no mu miryango bakareba abana bakora mu miryango y'abanyarwanda, bakabaha ibihembo, bakabagira abakozi babo ngo bajye babanekera iyo miryango y'abanyarwanda. Ibyo ni ibintu byaciye no mu binyamakuru ko hari abana cyane cyane abayaya ari abavuye mu Rwanda ari n'aba Mozambique bazi ko bakora mu miryango y'abanyarwanda yifashije, ngo bagiye kubaha ikintu kimeze nka formation muri ambasade y'u Rwanda i Maputo kugira ngo bajye babazanira amakuru cyangwa se babafashe guhemukira abo banyarwanda, noneho ngo babihemberwe, babahaye kontra rwose n'ibintu byavuzwe. Iyo ngingo rero irakomeye cyane, abanyarwanda babimenye ko nubwo babwira ngo bagiye kurwanya aba jihadiste, mu by'ukuri bagiye muri ya politike nanone yo guhohotera abanyarwanda, babuze amahoro mu Rwanda bagahungira mu bindi bihugu. Icyo ni ikintu gikomeye twavuze. Ikindi rero twavuze muri ririya tangazo ni uko batangiye guteranya, gusopanya ibihugu byo muri SADC. Batangiye gukora icyo kintu cyane cyane hagati ya Afurika y'Epfo na Mozambique. Byabyuye umwuka mubi, bituma haza ibintu by'ubwikekwe. Bazanye ikibazo hagati ya Afurika y'Epfo na Botswana. Ni ukuvuga ko u Rwanda rugiye kuba rusanzwe rubikora muri Kongo n'ahandi, rusanzwe rwaradurumbanyije Uganda n'ibindi bihugu bituraniye u Rwanda, ariko noneho bagiye no kubikorera hirya gato kure. Basopanye ibihugu byo kuvuga rero ngo barashaka kubaka ubumwe bwa Afurika, ntabwo ari byo, ahubwo barubaka umwiryane hagati y'Abanyafurika. Nicyo nagira ngo nongereho, ariko hagize n'undi wavuga ingingo iri muri iriya tangazo ntabwo byaba bibi. Ambassador, thank you so much kuba ukoze iyo ntuza, iyo overview y'ibiri mu itangazo kugira ngo abantu babimenye. Mu gutangira nayo nigeze kubabwira ko hari izindi gahunda dufite zituma twese tutari bushobore gukomezanya. Ubwo nagira ngo rwose mbasabiye imbabazi, ni excuse ko ngiye tutarangije kandi mbona dufite ikiganiro cyiza, noneho mbasabe mube mwakomezanya na bagenzi banjye, ariko j'espère bien que mukomeza kugira ikiganiro cyiza. Ubwo rero mubinyemerere rwose na bareka mugakomeza, ariko mugakomezanya na bagenzi banjye bo nibwira ko bari bukomeze kugerageza kubana namwe. Ariko kubera ko link yavuye iwawe ndakeka utagomba kwivana mu nama hari. Hari ukuntu buriya mbigenza, hari ukuntu nshobora kubigenza nk'ubu mwebwe nagize ko host ukaba wasigara ushobora kugira ufite role ya host. Okay. Ukaba hosting nge nkagira. Hari ukuntu tujya tubigenza ku buryo ubu nabikora bigakunda. N'ubundi bigenza utyo. Absolutely. Ubu nibyo ngiye kugira rwose. Nibyo ngiye kugira ku buryo nta kibazo muri bugire ndabizi. Very good. Ambassador Jean-Marie, I make you host. Ndabona bikunda. Okay, birashobotse. Na Karaveri wamugize we birashoboka tushobora kuba babiri? Umwe gusa je pense. Okay, ntacyo. Ariko mwarahagije. None mushobora kumpa ijambo gato nanjye. Mwambabariye ko genda ubwiye ko ngiye kujya mu yindi nama mwuka byara. Manuel, reka nkina mubanzi avuge kuri iriya ngingo ko ndakeka ari ukuzuzanya. Hari ibintu ambasaderi yaravuze byo guhohotera abanyarwanda
nta nubwo ari abanyarwanda gusa n'abanyamahanga u Rwanda rukeka ko babarwanya nk'aba hano muri Canada, ngewe bajya babikora bakohereza nk'abanyeshuri ngo baje kwiga, kandi mu by'ukuri baje kuneka abantu bakeka ko baba bashobora guhungabanya ubutegetsi bwa Kagame, kuko si u Rwanda ni ubutegetsi bwa Kagame mu by'ukuri baba bashaka kugira. Hari abanyeshuri rero bigeze gukora témoignage hano kuri Radio Canada rwose bavuga bati twebwe twoherejwe kuneka abanyarwanda bashobora kuba barwanya ubutegetsi, n'abazungu ba hano muri Canada bandika ibitabo birirwa basabye u Rwanda. Nako kana nashaka kongeraho. Abakoze cyane, ndakeka Emmanuel ikibazo cyihutirwa akabona kugenda. Yego, nta nubwo ari n'ikibazo kuko noneho birasobanutse cyane. Ikibazo nari kugeraho kwari kugira ngo nsabe RBB. Mu by'ukuri RBB imaze kuba nari ngiye kuvuga ngo imaze kuba iruhande rw'ubutegetsi bw'u Rwanda, ikintu kigomba guhora gifite imbaraga gipeza. Nagira ngo rero nsabe muri conference de presse nkamwe muyoboye RBB ko hajyamo imbaraga zikomeye kandi akajyamo no gutinyuka. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko hari ukuntu abantu bavuga ngo twe turavuga ngo turasobanura ikibazo cy'u Rwanda, ngo ariko ngo je nifuza ko hajyamo imbaraga bikaba nk'uko u Rwanda rujya hariya rukavuga ikintu, RBB ikakivuga isa nk'ayitegeka, bikagira imbaraga cyane. Noneho u Rwanda mu minsi itaha, kandi u Rwanda ndababwiza ukuri rutinya imvugo, rutinya inyandiko. U Rwanda nirubona RBB ivuga buri munsi, irutanga imbere ikavuga ibyo rukora, ruzageraho rugaruka inyuma rurebe uko rwakora. Icyo ni ikintu nashaka kuvuga. Ikibazo kinangiye kubaza, nibutse ko byanyuze mu itangazo, ntabwo mbigarukaho. Icya kabiri ntibagiwe, nagira ngo Dr. Noheli Twagiramungu ibintu avuze byerekeye buriya bushakashatsi kuri ziriya ntambara, rwose umbabarire nari kuzabivuga particulier, ariko nagira ngo nufate uyu mwanya nzagushaka tubikoreho ikiganiro gikomeye. Reka nigendere. Murakoze cyane, mukomeze mugire inama, ngiye kujya mu yindi mpaka. Murakoze muvandimwe Senga. Uraje winjiye muri butike yacu none uje kwicururizamo. Nawe mujya mubikora kandi urahashye rero. Reka dukomeze, niba hari ufite. Serge, uracyazamuye ikiganza, ni ikibazo ufite? Ni ikibazo mfite kuri iriya minisiteri nshyashya, kuko biri mu itangazo mwasohoye. Minisiteri nshyashya nk'uko namwe mubyibaza kandi muvuga ko ari ikintu cyiza cyane, niba ari minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa ari minisiteri izatuma abanyarwanda biyunga. Impungenge mfite nuko ntazi uko izakora, kuko no muri iyi myaka yose bo batubwiye ko abanyarwanda biyunze. Kuba rero bazanye minisiteri nyuma y'imyaka 27 ni ukuvuga ko baferinze, kuko niba bibukana n'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge baheruka kutubwira cyari hejuru ya 95%. Aha rero navuga ko ari contradiction kuzana minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge kandi abanyarwanda biyunze kuri 95%. Nk'urwego rwa RBB mu busesenguzi bwanyu mubibona muti? Ariko nanone mwibuke ko bavuze ko iyi minisiteri igomba gukorana na CNRG, ibikorwa bya CNRG bigomba kwimukira muri iyi minisiteri kugira ngo byigishe amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Ko muvuga ngo murabyishimiye, ni igikorwa cyiza cyo gushyira minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge, iyo bije muri CNRG noneho ije kwigisha imirongo ya jenoside yakorewe abatutsi, nk'urwego nyungabitekerezo rwa RBB mubibaransinga mute mwebwe? Ariko sinzi niba hari aho wabonye tuvuga ko tubishyigikiye. Numvise mwene data avuga ati ni igikorwa cyiza kuba bakiriye minisiteri kugira ngo ubwo bumwe n'ubwiyunge wenda buzaganirweho. Ni uburyo bwo kuvuga mu kinyabupfura kugira ngo atavuga ngo ni bibi kandi bataranavuga inshingano zayo. Bavuga tuti si bibi kuba bashyizeho minisiteri, ariko niba tubwire inshingano zayo noneho tubone kugira icyo twayivugaho.
ariko rero buri muntu ashobora gutanga igitekerezo cye. Ngewe mvuga ko bashyiraho minisiteri y'ubwiyunge, bashyiraho minisiteri y'ubwicanyi, bashyiraho minisiteri y'ubuhashyi cyangwa y'ubucanshuro, mu by'ukuri ntacyo bihinduye mu buyobozi buri mu gihugu cyacu. Amazina ya minisiteri izihari se zo zifite amazina meza, ariko ntacyo bihinduraho. Minisiteri y'ubucamanza cyangwa y'ubutabera, none si iwacu hari ubutabera koko? Ni ukuvuga ko tugomba kubarebera mu bikorwa, ntabwo ari mu magambo. Maze iminsi mbona niba hari umuntu uri mu Rwanda hakaba hagize icyahindutse, nakomeje kubona hari abavuga ngo ni uwitwa Bamporiki ngo uzayobora iyo minisiteri, sinzi ikizamuhindura ngo ni uko abaye minisitiri w'ubumwe. Icyo navuga gusa ni uko hakenewe organe yakwitwa minisiteri, uko yakwitwa kose, ikeneye guhindura imiyoborere ya kiriya gihugu, kuko kugeza ubu nta bikorwa by'ubumwe twe tubona, kandi si ukuvuga ngo turakritika gusa. Tugize Imana hakajyaho minisiteri koko ishinzwe kuzana ubumwe, ni ukuvuga ubumwe tuzabonera umunsi bahiritse za nkingi za nkuta bashyize hagati y'abanyarwanda. Izo nkuta zose nibamara kuzisenya zituma abanyarwanda batagira uburenganzira bumwe, zituma bamwe bagira uburenganzira bwo gukora ibi, abandi babibujijwe, bamwe bashobora kujya mu butabera, abandi badafite uburenganzira bwo kubikora. Iyo minisiteri ije yitwa iy'ubumwe n'ubwiyunge, ikavuga iti inshingano zanjye nizi, kandi igatangira ikabikora koko. Reka ntanga urugero. Habayeho minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge, ikavuga iti kuva uyu munsi abanyarwanda bo mu moko yose bafite uburenganzira bwo kwibuka inzirakarengane zabo, gufasha imiryango yabuze abayo bose, guha abanyarwanda bose uburenganzira bwo kujya mu bucamanza kuvugira ababo bishwe bazira akarengane mu moko yose. Icyo gihe byaba bitangiye neza, twavuga tuti ya minisiteri koko ifite ishingiro, irasobanutse, tukaba twanabishyikira, kuko tuba tubona ko ikugana heza. Twebwe ntabwo icyo twifuza si uko leta inanirwa inshingano zayo, ahubwo ni uko itazikora cyangwa igakora ibisenya abanyarwanda hagati yabo, ibibabuza ubumwe, ibibabuza kwiyunga, ibibabuza kumenya igihugu cyabo, guhindagura biriya byo guhindagura amateka, guhindagura yewe na geography y'igihugu navuga ko bahinduye n'amazina y'imisozi bishobora kuzahinduka. Ubwo rero iyo minisiteri igiyeho ikiha inshingano koko yo kuzana ubumwe, ntabwo twayikritika rwose, twayikomera amashyi ndetse tukayifasha no kubigeraho. Mwakoze. Ndabona Ben Mugisha yazamuye urutoki nawe. Mbonye Noheli nawe yasabye ijambo. Ben, oui. Reka mbaramutse mwese banyamakuru bagenzi banjye ndetse na bateguye press conference. Ngira ngo yenda murambabarira ko naje ntinze, ariko nagira ngo vuge ku bibazo nka bibiri, mbaziye nk'ibibazo nka bibiri gusa. Ikibazo cya mbere ni ikibazo kijyanye n'ingabo za RDF zajyanywe muri Mozambique. Amaradiyo menshi n'abanyepolitike benshi bagiye babivugaho, ariko ko mwaduhamagaye muri iyi press conference nagira ngo mbaze ikibazo kandi nisunze n'ibisubizo mwagiye mutangaho. Ese mu gihe ingabo za RDF zigiye mu byitwa ubutumwa bw'amahoro, tewe ntabwo navuga ngo ni ubutumwa bw'amahoro, mu byitwa ubutumwa bw'amahoro, inteko ishinga amategeko atayitanze uburenganzira, ninde ubibazwa iyo abo banyarwanda cyangwa abo bana b'abanyarwanda
bapfuye cyangwa se bakagira ibibazo muri izo mishoni ziba zagiye ziba zimeze nk'aho abanyarwanda bagiye bashimuswe cyangwa nk'abajura kuko nimba inteko ishinga amategeko itigeze itanga akoro itigeze isohora itangazo ngo yemerere ingabo z'u Rwanda cyangwa z'igihugu gusohoka ku butaka bw'igihugu zigende mu kindi gihugu iyo habayeho mistake runaka ibazwa nde cyangwa n'iki gikurikira inyuma y'uko haba habayeho ikibazo runaka nk'ingabo z'u Rwanda zangije umutekano w'icyo gihugu zagiyemo cyangwa zigakora yandi makosa nk'ayo gufata abagore nk'uko mwagiye mubibona muri za Kangondo hari abasirikare bagiye hariya bafata abagore nk'uko byabaye muri Kongo mwagiye mubyumva igihe zari muri Kongo zarepinze abagore ese ninde uzabazwa ayo makosa mu gihe inteko ishinga amategeko na leta icyo nakwita leta abaturage batarigeze bamenyeshwa ndetse n'inteko ishinga amategeko na sena batarigeze bamenyeshwa cyangwa batarigeze bohereza izo ngabo mu kindi gihugu ngira ngo icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ni ikibazo ngiye kubaza RBB twabonye itangazo ryo mwasohoye uyu munsi amatangazo ni menshi agiye asohorwa na bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali cyangwa se batavuga rumwe na Kagame kuko iyo tuvuze ubutegetsi rimwe rimwe tuba turiho turonona n'abaturage kuko ubutegetsi n'ubwo abaturage mu bisanzwe iyo babwambuwe nibwo buhinduka ubw'umuntu ku giti cye mbese mu matangazo mugiye muratanga cyangwa se mu bikorwa RBB igiye ikora mubona hari impinduka iboneka hagati mu banyarwanda ku bibazo muba mwatanze cyangwa muba mwabashijeho cyangwa muba mwavuzeho sinzi niba ikibazo cyanjye mucyumvise neza ngisubiremo nabazaga ntese amatangazo press conference n'ibikorwa bigiye bikorwa na RBB hari icyo bikora kuri leta ya Kagame iri Kigali mu gukomeza ikinyeza abanyarwanda iyambura uburenganzira abanyarwanda ubwabo nibyo bibazo byanjye nabazaga Noheli wari wasabye ijambo mu kanya wagerageza kumfasha gusubiza icya mbere Ben Mugisha aravuga ati ninde uzishyura ibibi bizava muri biriya byo kohereza ingabo hirya no hino mu bihugu bya Afurika cyangwa n'ahandi wenda ejo bashobora kuzatabara n'Ubufaransa ntawamenya icya kabiri rero akavuga ati ese amatangazo musohora hari icyiza kivamwo mubona wenda wasubiza icyo cya mbere kuko ndabizi ko ubisobanukiyemo cyane urakoze mbere ko icyo warubashije ko ndashaka kugira icyo mvuga nacyo ku bumwe urakoze Mugisha ibibazo wibajije ni ibibazo bikomeye kare bari babisobanuye ko ibi bikorwa by'izi ngabo cyane cyane zijya mu mahanga aha twanabisobanura ko ntabwo ari mu bikorwa by'amahoro kuko ibikorwa by'amahoro wenda tuvuga ni nk'ibihuriweho n'ingabo mpuzamahanga yaba ingabo zari zigiye wenda nko kuzafatanya n'iza sadeke ariko ntabwo u Rwanda ruri mu rwego aha ari ikibazo mu by'ukuri ubajije nubwo ukibaza abari hano nyine ariko ni ikibazo muri cyo kubaza leta kuko niyo mpamvu leta igira inzego zirebera abaturage nk'inzego zishinzwe nk'inteko ishinga amategeko yo kuba ijwi ry'abaturage aha rero ikibazo ni ukuvuga ngo niba leta itabikoze cyangwa inzego zifite ububasha abandi bagomba kubikoraho cyane cyane ni namwe nyine mu itangazamakuru n'abandi kuko nk'uko babivuze hano abo basirikari bagenda mu bikorwa twavuze ko ni ibikorwa by'ubucanshuro ubucanshuro twavuze ko ni ibikorwa ufata abasirikari ugenda ugashaka abasirikari ukabohereza mu bikorwa bindi uhemberwa by'amafaranga ubundi twabivuze ko hari abazwi bajyaga babikorera nka ba Bob Denari abitwa ba Mad Mike bakoraga ibikorwa ni ibikorwa twavuze hari ibikorwa bikorwa hano nk'ubu twabonye hano
muri Haiti nka perezida waho umuntu yaragiye afata abahoze mu ngabo z'ibindi bihugu banyuranye bakaza bakajya kwica abantu. Aha rero n'izi ngabo zigenda muri ubu buryo bakavuga gusa ngo dore ingabo igihumbi ziragiye, atari inzego zibyemerewe zivuga ziti ubutumwa bubajyanye n'ubu bagiye gutabara muri iki gihugu kubera ko dufitanye amasezerano yo gutabarana. Aho rero uwabibazwa mu by'ukuri bigomba kubazwa nyine uwabohereje, ariko ikibazo gikomeye mu Rwanda si ukuvuga ngo uwabibazwa, ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo uwabibaza ninde, yabibariza he, afite bushobozi ki bwo kubibaza, ese ubibazwa nadasubiza hazakurikiraho iki? Ibyo nibyo bibazo bikomeye, kuko iyo ubaza umuntu uzi ko atazagusubiza, uzi ko ari we ufite ububasha bwo kumenya ababaza n'abasubiza, nicyo kibazo ni ukuvuga ngo abo bana b'u Rwanda bari gushorwa mu bikorwa by'ubucanshuro. Ese hakorwa iki? Ikibazo nicyo ngicyo abanyarwanda rero bagomba kugisubiza, kuvuga ngo hakorwa iki. Turabibona ko hakenewe urwego, hakenewe inzego n'inzira ibyo bibazo byabazwamo, kandi hagatangwa ibisubizo koko bikwiye. Mwebwe abanyamakuru cyane cyane nimwe mugomba gufata iya mbere mukagerageza kumvikanisha koko ibyo bibazo. Nicyo naba mvuzeho. Aha rero urazana no ku kindi ukavuga utese ko ari za RBB musohora amatangazo, murakoresha ibiganiro nk'ibi, namwe n'amaradiyo arabivuga ngo utese hari icyo bitwaye ubutegetsi, hari icyo bihindura, si ukugumya gusa gucurangira abahetsi. Ahangaha nasubiza ibintu bibiri. Icya mbere cyo ni uko kubikora byo bigomba gukorwa byibura kugira ngo abantu bamenye ko ibyo bibazo koko bihari, kandi bakabyumvikanisha mu buryo bw'ukuri, kugira ngo ababyumva abashobora kugira icyo babikoraho bagire icyo babikoraho. Ubundi buryo ni nko gutanga umugabo, ni nko gutanga umugabo ko hari ibyagombye gukorwa ariko bidakorwa, byibura abantu ntibavuge ngo baricedekeye. Ariko nanone biragusha kwa cya kindi cya mbere, kuko niba leta ivuga ko ihagarariye abaturage, ko ihagarariye inyungu z'abaturage, abantu bavuze ibibazo ntigire icyo ibikoraho, ubwo iba yerekanye aho ihagaze, iba yerekanye uwihagarariye, iba yerekanye inyungu ishyize imbere cyangwa se irutisha iz'abaturage. Icyo rero cyanjyana nanone kuza ku iki kibazo cya Minisiteri y'Ubumwe. Icyo mbona ari igitekerezo cyiza, kuko nyuma y'imyaka 27 igihugu kigushije ishyano nk'iryabaye, mu gihe hariho amaraporo leta ihora isohora ivuga ko igipimo cy'ubumwe ngo kigeza kuri 90%, ariko guverinoma iriho ikavuga iti dukeneye minisiteri yo ubumwe biracyari ikibazo tugomba kwitaho. Birashimishije kongera kubibona ubu ngubu, kuko twari duherutse cyane cyane ibi bintu by'ubumwe, ubundi bagumye kuvuga ubwigenge, ariko ubumwe byari biherutse kuvugwa gusa muri 1998, 1999. Icyo gihe Perezida Bizimungu niwe wasohoye n'inyandiko nini ya guverinoma aranayisinya, avuga nyine ubumwe bw'abanyarwanda, bihuza abanyarwanda. Ariko iyo twibuka ko nyuma y'imyaka 3 gusa icyo gihe Bizimungu yarezwe amacakubiri akanafungwa, icyo kibazo niho abantu bagomba kongera kuvuga batari ku ubwo bumwe tuvuga ubundi ni ubumwe bwoko ki. Aha rongeye mbona ko leta itanze urubuga rwo kugira ngo ihamagarire abantu kuvuga ku kibazo cy'ubumwe. Nibaza ko turindira kuvuga ngo tuzabanza turebe icyo leta ikora. Oya, leta ivuze ko ubumwe ari ikibazo kigomba gukemurwa, ahubwo uburyo igiye kubikemura turasanga ari ubumwe bw'abanyarwanda koko. Ubumwe bw'abanyarwanda, ese ubundi ubangamiye ubumwe bw'abanyarwanda ni ubangamiye ubumwe bw'abanyarwanda, ubundi ni ubushinzwe ni leta. Leta yagombye kuba iy'abanyarwanda bose bibonamo. Ese iyo leta abanyarwanda bose bayibonamo,
niba ubumwe leta izigisha ari ukuvuga ko abatabona ibintu kimwe nayo igomba kubahungeta, ubwo nyine izaba iri guhungabanya ubumwe. Niba minisiteri izaza ariyo guhungeta abatemera ubumwe leta ishaka kubatsindagira, ibyo nyine izaba ari minisiteri ije kurwanya ubumwe. Ibyo mwebwe abanyamakuru n'indi miryango bagomba kubivuga. Aha rero nibaza ko ni urubuga rwiza rwo kugira ngo ibibazo nk'ibi byose bizajya bivugirwamo mu rwego rw'ubumwe. Ubundi mu byifuzo twakagombye gutanga ubundi ntibyagombye kuba minisiteri, kuko minisiteri iberaho gushyiraho inshingano za guverinoma. Ubundi rwagombye kuba urwego rwakwigenga rukiga ibibazo byose rukabicukumbura, ariko byagaragaye ko n'inzego zigenga nk'ibiriya za CNLG zitigenga nyine nk'uko umuntu abivuga. Ariko ubundi rwose byakagombye kuba byiza ko nyuma y'imyaka 27 abanyarwanda bongera bakicara bakavuga bati ubumwe bwacu twongere tuburebe. Ubumwe buruta leta, ubumwe busumba twebwe, ubumwe busumba ibyo turimo, bukaba ubumwe gusa buhuza abanyarwanda, ko icyo bahuriyeho gusa nuko ari abanyarwanda. Abanyarwanda bagira gute amahirwe angana mu gihugu cyabo? Ngiye nibaza ko twabifata nk'inzira nziza, ariko abanyamakuru akaba rimwe muzagira nanone uruhare rugaragara mu kubaza nyine ibyo bibazo. Murakoze. Murakoze. Noel, nagira ngo nongere akantu gato. Nanjye nashaka kongeraho ndavuga nyuma. Okay. Kuri kiriya kibazo cya Ben Mugisha, ngiye numva koko gifite ishingiro cyo kwibaza ninde wabazwa ingabo ziriya ngabo zagiye muri Mozambique zikoze nk'amarorerwa, kuko mbega zigakora nka bimwe zijya zikora muri Congo. Icyo mwebwe abanyamakuru natwe tugomba gushishikariza abanyarwanda kumva no kugira ngo babaze buriya butegetsi bwoherezayo ziriya ngabo, nuko nubwo ibyo bitabazwa Kagame cyangwa agatsiko bakorana, n'abana bacu cyangwa abuzukuru babo cyangwa abuzukuruza bashobora kuzabyishyuzwa kera, kuko bijya bibaho mukabona nk'ubu iyo Kongo yivuga iti ibintu Leopold wa kabiri yadukoreye, Ububirigi bugomba kubitwishyura. Murumva ko abana bacu bashobora kuzabazwa ibyo bintu bariya abasirikare baramutse bitwaye nabi. Icyo ni ikintu rwose abaturage bagomba kumvishwa, kugira ngo babaze bariya abategetsi babo ibyo barimo gukora, babeshya ngo babatumye kandi ntabyo babatumye. Urakoze cyane muvandimwe nkina mubanzi. Nagira ngo nanjye mvuge kuri iyo ngingo, banza basomye ibyo natekerezaga n'ibyo koko. Ikibazo cya Ben Mugisha ni ikibazo gikomeye. Responsabilité y'ibibera y'ibyo leta ikora mu Rwanda cyangwa mu mahanga, mu by'ukuri responsable wayo wa mbere ni umuyobozi mukuru w'igihugu, cyane cyane mu byerekeye igisirikare, byerekeye ingabo. Niwe umuyobozi mukuru w'ingabo. Ariko ibibera hagati y'u Rwanda n'amahanga, burya mu by'ukuri abanyarwanda bose babifitemo responsabilité. Ni nk'uko umuryango, abantu b'abaturanyi, umwana umwe ashobora kugenda agatema urutoki rw'abaturanyi be, ntabwo wavuga ngo nuriya mwana wabikoze wenyine, mwese mufite responsabilité yo kubyishyura. None responsabilité collective nicyo gituma twe nka Rwanda Bridge Builders tuvuga tuti ibyo leta y'u Rwanda iri gukora muri Afurika yohereza ingabo hirya no hino ntabwo tubyemeye, turabyamaganye. Abo bana b'abanyarwanda bapfa ni abana bacu n'abavandimwe. Mwibuke abanyarwanda bakijya muri Central Africa, mu minsi ya mbere hapfuye abasirikari benshi cyane, yewe bigeze no gufunga aeroport ya Kanombe, sinzi ibindi babyikiriye. Ariko mu by'ukuri abantu bari bahari batubwiye ko ari za cercueil zazaga ku bwinshi. Noneho baravuga bati reka dufunge ikibuga hatagira abanyarwanda babibona. Ariko icyo gihe haje cercueil nyinshi, noneho zigeze i Kanombe, igihe cyo kuzakira no kuzishyingura aho bari bateganyije,
amayira yari afunze ntawigeze asobanura indi mpamvu ariko abari ku kibuga batashobora kuhabura bagiye babitubwira buhoro buhoro. Urumva rero niba leta ibihisha nuko ivuga iti ibi bintu nzabiryozwa kandi koko nibyo. Reka ntanga urugero rundi kuko burya iyo by'abategetsi bakoze icyaha kibazwa abandi batagize aho bahuriye n'icyo cyaha. Mwibuke ibyabaye muri 1994 ubwicanyi bwabaye abanyarwanda babwishoyemo ntabwo ari benshi cyane ariko igihe cyarageze babwegeka ku bwoko bwose bakavuga bati abantu bo muri buriya bwoko nibo bakoze jenoside kandi batarigeze batuma abo bayikoze. Ni ukuvuga ko twebwe turi nk'ijisho ryo kurebera abanyarwanda ibibi leta yacu ikorera mu mahanga no mu gihugu tukabivuga, ariko kandi nagira ngo bene Mugisha atwizere iyo twanditse itangazo tukarisohora burya mu bushobozi buke wenda dufite hari n'ukuntu iryo tangazo turikurikiza ibindi bikorwa. Iyo tubishoboye dukoresha na diplomasi tugakoresha abanyarwanda bari mu muryango wacu cyangwa n'abandi bataba bari muri RBB ariko duhuje inyungu nko muri biriya bihugu byo muri South Africa, Malawi, Zambia, Mozambique n'ahandi hari abanyarwanda benshi batari muri RBB ariko duhana amakuru tukaba twabaha n'ubutumwa bakabugeza aho bugomba kugera. Ntabwo rero twakwirarira ngo ibyo dusabye amahanga cyangwa tubwiye amahanga ibihugu bimwe na bimwe by'inshuti byose biremerwa ariko kandi badutega amatwi. Batangiye kujya badutega amatwi kubera ko babonye twishyize hamwe. Ndakeka ko ari byo Senga yavugaga ati nimwehe ingufu mujye muvuga leta y'u Rwanda koko ibibone ko itakivuga yonyine ko tutari amashyaka rimwe rivuga hano rindi rivuga ko twishyize hamwe. Nibyo rero twashatse kugeraho kandi ndakeka ko nubwo tudakunze kuvuga kenshi ariko burya tuba turi mu bikorwa mutwizere. Murakoze cyane. Okay. Sinzi niba undi wasabye ijambo. Ben yongeye kuryaka. Ariko turi hafi kurangiza kuko twari twateganyije isaha imwe mu minota itarenze 10 turahagarika iki kiganiro wenda tuzakomeza ubutaha. Okay, ni nk'akabazo gatoya gusa nashakaga kongeraho kuri iki kintu. Ni ikibazo abanyarwanda bose bari baribaza na cyane cyane nkatwe abanyamakuru yego ariko n'abaturage n'abanyarwanda babatubaza. Dufite abanyepolitike bari hanze y'igihugu kandi bafite ubushobozi twizera turabizera niyo mpamvu yo muduhamagaye tuza ntuvuge ngo ntabwo mbizera ndabizera yaba ntabizeraga ntabwo nakwirukanka mvuga ni nakererewe. Iki kibazo mukomeje kunsubiza cyangwa gusubiza abanyarwanda mubabwira yuko abazabazwa ibi bintu ngo ari leta ariko hano muri Afurika dufiteyo imiryango itandukanye. Dufite East Africa tukagira SADC tukagira n'indi miryango itandukanye ihuriyemo ibihugu. Kugeza iyi saha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique nk'amabandi kuko ntago zifite akoro ya East Africa nta nubwo zifite akoro ya SADC nta nubwo zifite akoro ya Parlement y'u Rwanda ntani ziriyo nk'amabandi. Ese ni gute mwabwira abanyarwanda ngo bizabazwa? Uyu munsi wa none niki kigiye gukorwa kugira ngo ibyabaye mwarabibonye aho abanyarwanda uyu munsi dufite ikibazo hari ahantu tuzafite n'ijambo kubera iki? Kubera ibyizo ngabo zagiye ziyita yuko zikomeye zishoboye zarangiza zigakora amarorerwa. Hariho za mapping report muriho murabona. Niki nka RBB mugiye gukora kugira ngo mutangire iki kibazo hakiri kare? Kuko nikidatangirwa hakiri kare ejo cyangwa hirya y'ejo umunyarwanda uri muri Mozambique azaburo amahwemo
aho ingabo z'u Rwanda zizaba zimaze gukora amarorerwa nta nubwo ngewe nazita ingabo z'u Rwanda kuko nkomeza gukoresha iri jambo, reka abari muri Mozambique ntabwo mbita ingabo z'u Rwanda, reka mbita amabandi kuko nta burenganzira bigeze bahabwa na sadeke na East Africa, ndetse n'u Rwanda nta burenganzira rwigeze rutanga kuko parlement na sena nta akoro n'imwe twigeze tubona, nta n'itangazo ryigeze risohoka. Mu gihe ari amabandi yagiye muri Mozambique azakora amakosa, nicyo kibazo cyanjye. Murabona umunyarwanda bitazamugiraho ingaruka kandi umunyarwanda yari ariyo asanzwe afite amahoro. Niki nka bridge cyangwa se nka RBB mugiye gukora mu maguru mashyashya kugira ngo abanyarwanda bariyo bashobore kugira amahoro bitaraba nabi cyane? Ben Mugisha, nibyo navugaga mu kanya, hari ibikorwa turi gukora rero, urumva ko niyo twaba tubirimo ntitwabivuga muri press conference, birumvikana ariko birahari. Bya mbere ni bya diplomasi. Ntabwo twebwe dufite ingabo zo kubungabungira abanyarwanda amahoro, baba abo mu Rwanda cyangwa abo mu mahanga. Kugeza ubu ibikoresho byacu si ibigambo ariko ni amagambo yubaka, tugerageza kugeza ku bihugu dutuyemo, tugerageza kugeza ku miryango mpuzamahanga ishobora kugira icyo yahindura. Ariko nanone tukagaragaza ko twebwe twitandukanyije n'iyo politike y'u Rwanda yo gucuruza abana b'abanyarwanda mu mahanga, cyane cyane kubacuruza. U Rwanda rukorera ibihugu bya mpatsi, ibihugu nyine bihemba abayobozi, kuko nta wavuga ngo n'u Rwanda ruhemerwa ntitubizi. Tukabivuga tukabisubiramo buri munsi, abanyarwanda bakabimenya. Ntitwibagirwe nanone ko inshingano za RBB mu by'ukuri ni ukuzana impinduka mu Rwanda, ntabwo ari ugukomeza kuvuga gusa. Turifuza ko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwahinduka, hakajyaho ubutegetsi bukorera rubanda, ubutegetsi butajya gucuruza ingabo z'u Rwanda mu mahanga. Ngewe ndacyavuga ko bariya bagiye muri Mozambique ari abana b'u Rwanda, si amabandi, kuko boherejwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Amabandi wenda yaba ahubwo abo ngabo babohereje, ariko abasirikare ubwabo ntacyo bakora. Barababwiye bati tubonye ikiraka, nk'uko Mubaraka muganga abivuga, mubonye ikiraka, reka tubohereze hariya, muzabona umushahara mwiza. Ariko abo basirikare ntibabaza bati mwebwe muzahembwa ngahe. Urumva rero bwabo bandi aho buherereye ntabwo ari muri abo basirikare, bo ni abasirikari bafite discipline, birazwi. Aho ngaho uzabeshya azavuga ko abanyarwanda bajya mu mahanga badafite discipline, ariko ababoherezayo bidaciye mu mategeko. Wavuze parlement y'u Rwanda, ariko ndakubwira ko no muri Mozambique hari abadepite batangiye kwivugota bavuga batese kuki mwemera ingabo z'amahanga mutabonye uruhushya rw'inteko ishinga amategeko yacu. Icyo kibazo cyaratangiye. Nicyo gituma rero nta wundi ushobora kuba responsable w'ibyo bintu uretse umuyobozi w'igihugu, nuko Perezida Paul Kagame na guverinoma ye. Nubwo atabivuga ariko dukeka ko byibuze yaba ntabwo yapfuye kohereza abasirikare atabivuganyaho na guverinoma, niko twe dukeka. Ariko rero tuzabyamagana kandi tuzasobanurira ibihugu byose, na Central Africa isa naho yayihumije ntitwamenye ko byagenze, ariko tugomba twebwe gukomeza gusobanura aho inyungu z'abanyarwanda ziherereye, atari ukuvuga gusa ngo berekanye ko bazi kurwana. Iyo usoma article z'igihe na biriya binyamakuru bindi byo mu Rwanda, wagira ngo bagiye muri exercice ngo berekanye ko bazi kurwana. Ariko bavuga ngo barashaka kubungabungira abanyamozambique amahoro, umutekano. Bavuga ngo bazi kurwana, ngo bishe abajihadiste umubare uyu n'uyu, bigahagararira. Ntibatubwira niba abanyamozambique bibashimishije, abaturage basanzwe,
ntibatubwira niba hari ingabo z'u Rwanda zahaguye, ntibabivuga ibyo, bagerageza kubihisha. Nicyo gituma rero mu by'ukuri tubaye realiste, nta wundi responsable wa biriya bintu ni ufata icyemezo cyo kohereza abanyarwanda mu mahanga kandi abanyarwanda batazi icyo abo basirikare bagiye gukora, nta n'inyungu bafite. Ntabwo mbona inyungu umunyarwanda yaba afite yo kohereza umwana we muri Mozambique kujya gupfirayo. Ntabwo kigiye bazavuga ngo yapfiriye u Rwanda, ntabwo wapfiriye u Rwanda Cabo Delgado, shoka. Ntabwo uzavuga ngo umunyarwanda runaka yapfiriye muri Central Africa ngo yapfiriye u Rwanda. Oya, keretse yoherejwe wenda na Loni, bariya boherezwa na Loni, icyo gihe aba ari mission izwi y'u Rwanda koko mu rwego mpuzamahanga, ariko bariya bo ni nk'ibicuruzwa. Kuri icyo kibazo wenda twaba turekeye aho. Ndabona hari ibindi bibazo bibiri bya, hari umuntu uzamuye ikiganza bwa mbere w'umubavu. Uhawe ijambo, ubanza ucane microphone. Mikoro ntabwo ndabashimiye cyane. Turakumva we, turakumva. Yego, ndabashimiye cyane kandi mbanje kubiseguraho kubera ko nagize nacerewe, kubera ko ndimo mbanza gukererwaho nakorera nguhamo ukuntu bituma mpita gukoresha ibi bibazo nabibaze numvishe mu gihe hari byamajije kandi mu bisobanuro. Icyo nari nsigaje ni ukubabaza ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda, yaba ari hanze n'abari mu gihugu tuganira, ariko usanga ibikorwa byanyu abaturage batabimenya, kuko ubona ko hari ikibazo cya interineti ku bantu, kandi ibiganiro yaba n'ibyo twagize bihinduka abaturage batabizi, batabazi, icyo ngicyo nubwo wenda ibigerageje kubisobanura. Urakoze cyane muvandimwe w'umubavu. Ni ikibazo koko gifite ishingiro kandi gisobanutse. Mu gitondo mu bari batumiwe bandi hari n'uwambaje atese yo RBB ni ishyaka rya politike cyangwa ni muryango ki. Birumvikana ko kubera communication, kubera ko wenda natwe tutavuga cyane, ariko kuba tutavuga cyane nuko bihuje na strategy yacu yo muri iki gihe, wenda mu minsi itaha tuzahindura. Ntabwo turamenyekana cyane mu Rwanda koko, ariko rero leta yo iratuzi, leta guverinoma baratuzi. Niyo mpamvu buriya hari ibintu byinshi bikorwa, bamwe bakibaza aho biturutse, tukagabwaho ibitero ntitumenye iyo biturutse, ariko wakurikira neza ugasanga bivuye mu rugwiro. Kandi niriya ntuzarya ni Pegasus, niriya Pegasus buriya natwe yatugezeho cyane. Muri RBB hari bamwe batari bake bagerageje gukurikiranwa, kumviriza n'ibindi byinshi, ariko natwe ntabwo turi abana, tugerageza gukorana ubwenge kugira ngo batatuvangira. Naho ubundi koko ikibazo ubajije n'igitekerezo utanze ni ikintu cyihutirwa. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Rwanda Bridge Builders, ariyo nyine mu magambo make twita RBB, kugira ngo imenyekane. Cyangwa wenda hari n'abajya batwita ngo ni RDB, ntibumve difference neza. Ibyo byose tuzabyigaho, ariko ikibazo gikomeye gihari nanone ni uko leta y'u Rwanda ntabwo yemera ko twagera nko ku binyamakuru cyangwa ku maradiyo akorera mu Rwanda ngo tube twavugiraho. Ayo abanyarwanda bumva, urumva ko ntabwo biba byoroshye kugira ngo bamenye inshingano n'ibikorwa byacu, kandi nyine nta buryo bwo kubageraho ngo tubabwire ibitekerezo.
leta aho ngaho iracyaguse espace politique na espace médiatique baracyatubuza amahumekero ariko nabyo tuzareba uko tubyiga kugira ngo tujye tuganira n'abanyarwanda live ariko byaratangiye kandi byaratangiye buriya iyo mubonye ziriya chaîne za YouTube abanyarwanda bagiye bashyiraho cyane cyane urubyiruko hari ubwo bigaragara ko babumvise ibyo twavuze cyangwa natwe tugakora ibyo twumvise bavuga guhana amakuru nicyo cyambere kigomba kubanza abari mu Rwanda bakafasha RBB kumenya amateka kumenya amakuru agezweho kumenya ibibazo bihari kandi rero burya koko nkeka ko byaratangiye none igisigaye nuko twagira ibyo kwisanzura abantu ntibakomeze kugira ubwoba abantu bagahana amakuru ariko banafatanya ibikorwa bimwe na bimwe badufasha nyine kugera ku banyarwanda kandi twebwe ntabwo turi abateroriste icyo tuba dushaka ni ukugira ngo abanyarwanda bamenye abo turi bo bumve ibitekerezo byacu bamenye inshingano zacu bamenye n'ibikorwa twifuza ko abanyarwanda ubwabo bakora kandi na leta bari bavuze ngo turi abajyanama ba leta ntabwo tubyanze duhaye ubutegetsi inama zigakosora amakosa nta kibi cyaba kirimo rwose iyo tuvuze tuti ntitwifuza ko mukomeza kujya musubiranamo n'ibihugu muhuje imbibi kurasa abaganda cyangwa ba Uganda hariya ku mupaka kurasa abarundi guhohotera abanyekongo tukavuga tuti ibyo bintu nibihagarare tuba dushakira abanyarwanda amahoro kandi n'ibihugu by'abavandimwe byo mu karere nabyo tukaba tubishakira amahoro nuko nge mbibona ikibazo cy'umubavu ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo tuzitaho kandi n'abari mu Rwanda bakaba babidufashamo murakoze nabazaga niba mutanyumva ntabwo twakumvaga Aloyizi ariko ubu noneho muranyumva yes okay turakumva mfite ikibazo cyane gisa n'igikubiyemo byinshi kuko mwavuze byinshi ngira ngo nkomozeho ariko ngira ngo mbihurize mu kibazo kimwe ndetse cyegereye cyane icyo mugenzi wanjye Theoneste amaze kubaza iri tangazo twararisomye ziriya point 3 turazizi twebwe turi abanyamakuru tumaze iminsi tuzisesenguraho tumaze iminsi tufite abo tubazaho ibibazo bakazidusobanurira namwe ni inshingano yanyu nka RBB yo kugira icyo muyivugaho uburyo mubyumva ibyo ni byiza biranatworoheye kubikora gusesengura biratworoheye kubikora ariko ni ukugira ngo uko gusesengura kugira akamaro umunyarwanda uwo ari we wese naho ari hose ibi bintu hari igihe ngewe mvuga nti mba ngomba gukoraho ibiganiro aba ari inshingano ariko nkavuga nti aho ntabwo bisekeje kubona dukomeza gusesengura ibintu tuzi nakwisobanura mvuga nti Kagame na FPR ni abantu tumaranye imyaka hafi 30 turabazi pe icyo ubutegetsi bwabo bushingiyeho turakizi ntabwo ari abanyarwanda baba ari abo mu gihugu baba ari abo hanze no nta nubwo babashishikaje nta nubwo tubashishikaje rwose ikibashishikaje ni ukwagura iyo sura yabo imbere y'amahanga ndetse bakavanamo imbaraga bakora ku buryo bavanamo imbaraga uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose byaba ari amafaranga byaba ari gutera ubwoba byaba ari icyangombwa ni uko bavana imbaraga zibagumisha ku butegetsi icyo turakizi ahubwo mwebwe nka RBB ihuriwemo n'amashyaka ya politiki ihuriwemo n'imiryango yigenga idakora politiki
tubatezeho iki nk'abanyarwanda? Tubatezeho ko ibyo bintu mwabibyaza umusaruro. Ni byiza mukora diplomasi, amahanga aho bagiye bakabamenya, za raporo zirakorwa, ariko bizatuganisha he? Niho ikibazo kiri. RBB ko tubona nituguma muri ibi byo kwanariza mu mahanga, kubwira amahanga, tuzajya gukinira ku kibuga cya FPR na Kagame. Kuki tutabitekereza muri RBB? Mutabitekereza ngo mugende noneho mwe muyitsindire ku kibuga iyo idafiteho imbaraga. Ese ni ugusuzugura imbaraga z'abaturage? Ngira ngo ibyo bibaye byaba atari byo, kuko tuzi henshi abaturage bagiye baganza za leta, kabone nubwo zaba zifite imbaraga ziturutse hanze zimeze zite, nubwo reka mbe mugufi mbaze ni ese umugambi mufite wo kwegera, wo kubaka ikiraro, ndashaka kuzuza rwose ikibazo cya Theoneste mugenzi wanjye, wo kubaka ikiraro gikomeye cyo cy'ingirakamaro, cyo cyajya FPR ahayibabaza, kijya mu baturage b'abanyarwanda bari mu Rwanda. Ese muteganya ko RBB yazohereza abantu bazajya gukorera mu gihugu? Ese muteganya RBB, kuko icyo kiraro mbona gifite imbaraga, mbona ari cyo n'ibi byose byo gusesengura iby'abasirikari, iby'FPR ikora mu karere, numva ibi bifite imbaraga, wenda kubera ko ifite naho twarwanayo, ariko ikiraro gikomeye nge ndabona twacyubaka tukijyana hariya ku kibuga, tuzi ko twizeye 100% ko mwakiyirushizaho imbaraga. Ese mufite iyo mishinga? Nicyo kibazo. Mwakoze cyane. Mu by'ukuri urashaka kubaza uti ese muratekereza gutaha ngo mujye gukorera politike cyangwa guharanira ikiremwa muntu mu Rwanda? Nkeka ko icyo gihe nanone twaba gusuzugura abanyarwanda bo mu Rwanda, ariko twaba dukeka ko turi bakamara. Mu Rwanda hari miliyoni z'abanyarwanda zirenga 12, hariyo abasore b'intarumikwa, hariyo abantu bazi ubwenge bakuze. Tubashije kubaka cya kiraro kiduhuza n'abari mu Rwanda muri iki gihe, bakamenya ko bakamenya inshingano zacu, aho badashoboye kugera tukahabagerera, aho tudashoboye kugera bakatuhagerera, tugafatanya ibyo dukora, mu by'ukuri twaba tumeze nk'aho turiyo. Ariko nk'uko bisobanuye nanone koko ibyaruta nuko twaba turi hamwe n'abandi banyarwanda, inkundura tukayirwanira hamwe. Uburyo wavuze bwakoreshwa ntabwo nabwumvise neza, ariko wenda twazabuganira bitari mu ruhame, kuko ngeka ko nawe uri muri RBB n'abanyamakuru n'abandi bose ni abantu bo muri sosiyete sivile. Burya tugomba kubitekerereza hamwe, ariko icyangombwa ni ukubanza tukiyubaka twebwe, kuko na leta y'u Rwanda ntabwo itworoheye. Leta ya FPR ntabwo itworoheye. Turubaka inkingi ebyiri, iya kabiri ikayitema kugira ngo dusubire inyuma twongere tuyubake. Ariko rero tuzageraho tuba dufite ingufu zihagije, cyane cyane dukorana n'abari mu Rwanda. Navuga rero ko umushinga tuwufite koko, bwana Simpunga, turawufite, urabizi. Ariko ibyo dukora byose twe nka RBB tuzakoresha amahoro, tuzabikora mu mahoro, tuzabikoresha ubwenge. Amahoro kandi burya nayo agira forme nyinshi. Tumaze umwaka twariyunze, turi hamwe, turi urwunge nyine muri RBB. Ndakeka ko twabyumva imiterere ya dictature nkiriya ntabwo ari ikintu cyo gupfa guhubuka. Tugomba kwiyubaka, tukubaka amahame akomeye, tugashaka n'ubushobozi nyine bwo kugira ngo tugere ku nshingano zacu zo kuzana impinduka mu Rwanda. Hari abantu benshi ndabyibuka muri 90
FPR igitera hari abantu bajyaga bavuga ngo turiya tunyenzi ngo hashize imyaka 3 bafashe ubutegetsi nta muntu wemeraga ko abantu bashobora kuva muri Uganda bakaza bagafata ubutegetsi uburyo rero bwo kugera ku butegetsi cyangwa guhindura ibintu twebwe ntabwo tuzataha twica abanyarwanda ariko impinduka izaza ari y'amahoro izaza ari y'ubumwe bwabo ndi bavuga ngo bagiye gushyiraho minisiteri bakayoberwa no kuvuga iyo minisiteri inshingano zayo kandi twe tuzi ubumwe icyo ari cyo n'ubwiyunge mu by'ukuri nicyo gituma batari gushyiraho urwo rwego kuko uko babona ubumwe siko abanyarwanda babubona hari aho bagera bagafunga bakavuga bati ese turababwira ko ubumwe dushaka ari ubuhe ko iyo minisiteri igamije iki bakabibura kuko bazi ko icyo gihe bahafatirwa rwose hari aho bazahafatirwa abanyarwanda ntabwo bazemera gukomeza kubeshywa kuko ubumwe FPR ifite mu mutwe ishaka kuzana sibwo abanyarwanda bashaka turashaka ubumwe bwo kwisanzura pe umunyarwanda akaba ari hamwe n'undi bafatanya agatoki bareshya nta bumwe bushoboka abanyarwanda badafite uburenganzira bureshya ntabwo bizashoboka ibyo aho rero niho bagomba guhera umunyarwanda akagira uburenganzira nk'ubwundi umuntu akareshya n'undi nk'uko Kizito yakundaga kubivuga Kizito Mihigo umunsi bemereye abanyarwanda kureshya kugira uburenganzira bureshya ibindi byose bizikora igihe batarabyemera rero twebwe tugomba kubatamaza tukagaragaza ko nta buhari abanyarwanda bakatumenya bakavuga bati ni kuki RBB itatugeza kuri ayo mahoro n'ubwo bumwe nicyo twifuriza abanyarwanda kandi natwe niyo nshingano twihaye ndacyaka ko tuzabigeraho ndumva nta kibazo kigihari basada mfite ari ingingo tutakomeje ari ingingo mwanyuma ni Serge Ndayizeye koko yazamuye ikiganza cyanyuma tugahagarika iyi conference de presse murakoze hari ingingo mwatubwiye ntabwo itsinda rikuriwe na Dr Noheli hari dokimwa mwavuga ngo wenda tuzabona cyangwa izajya ahagaragara ntabwo nasobanukiwe neza niba mwaduha briefing mu magambo yenye reka mbivugeho mu magambo make kuko nkeka ko uyu munsi tutari bubyige dufite imishinga myinshi twatangiye kwigaho hari amatsinda menshi ageze nko ku 10 buri tsinda rero rikaba ryarahawe inshingano z'ibyo rigomba kwiga no kutugezaho nk'urwego nyunguranabitekerezo kungurana ibitekerezo rero ntibirangira perezida w'iyo komisiyo Noheli itsinda ry'isesengura yari kuza kudusobanurira ibyo bari kwiga muri iki gihe ariko nta gihe tugifite kuko twarengeje umwanya twari twahawe nyamara inshingano yari ukugira ngo baduhe proposition zivuga ziti u Rwanda rw'ejo ruzaba rwubatse rute urwo twifuza turifuza uruhe Rwanda n'uwuhe mushinga twageza ku banyarwanda mu by'ukuri rero iyo raporo bavuze tugitangira iyi nama ibi biganiro nako ntabwo irarangira neza ku buryo uyu munsi hari ibitekerezo bigitangwaho nubwo habaye raporo ariko yari raporo interne ntabwo ari raporo yo guhabwa abanyamakuru kuri uyu munsi ariko twifuza kugira ngo tubanyure muri make mbese en grande ligne ibirimwo tutababwira ngo aba batekereza ibi na proposa ko twaza gukora ikindi kiganiro n'abanyamuryango ba RBB bose bamaze gutanga ibitekerezo kugira ngo hatagira n'uwo tuvugira kandi igitekerezo cye gifatitse ukundi turabasaba imbabazi rwose ko uyu munsi tutabashe kwiga iyo ngingo ni ingingo ikomeye cyane ariko nk'uko mbibasobanuriye
raporo finale ni ukuvuga raporo nyine y'iryo tsinda ntabwo irarangira ku buryo ibyiza nuko twazabivuga igihe kigeze. Tubabarire rwose tuzagaruka, ahubwo ni ukuduha opportunity yo kugira ngo tuzongere duhure tuganire dufite igihe, kuko ni ingingo ikomeye cyane. Murakoze. Ubwo rero nagira ngo mu izina rya bagenzi banjye bo muri komite mpuzabikorwa ya RBB mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro muri benshi, kandi mukaba mwabajije ibibazo byiza mu mucyo, twakoresheje ubwubahane bwinshi, ndumva nta kibazo tutagerageje gusubiza. Nanone ibintu byose ntibishobora gutungana, ariko twagerageje kubabwira uko tubitekereza. Ikindi mwajya mukora ni uko igihe cyose mubyifuje mwajya mudushaka, muratuzi abo muri komite, ngewe ndi umuvugizi, mushobora kunshaho nk'abanyamakuru, ariko mushobora no gushaka Nkinamubanzi, mugashaka mwene data, mugashaka bashiki bacu Dafi na Charlotte, murabazi. Turi disponible, tuzajya tubasubiza cyangwa se twongere dutegura ikiganiro mbwirwaruhame nk'iki ngiki. Dafi arahari ubu. Dafi arahari ariko nta jambo yasabye. Donc ubwo nagira ngo mbashimire rwose kuba mwaje muri iki kiganiro. Mugende mu binyamakuru byanyu, ku maradiyo yanyu, muvuge ibyo twababwiye. Niba hari n'ibibazo mwabajije tutabasubije, nabyo mubivuge rwose. Twebwe turi abademokrate. Murakoze cyane, ubwo naho ubutaha. Murakoze cyane.